Cross vibes nuko bisanzwe kandi nk'abantu turi kumva indirimbo bita Basori y'umuhanzi Chris Ize akaba ari ndirimbo nahoze none mbabwira yasohotse mu minsi yashize cyane. Tuvuye rero mu gihe cyo kureba indirimbo zaje zisohoka, reka tuanze ture ese indirimbo zigiye gusohoka nizihe. Mbere na mbere tugiye kwita duhera ku bita Yago aho hagiye kuba yasohora indirimbo bita Suwejo. Ushobora kwita bibaza ati se ko iki indirimbo yahise Suwejo, indirimbo yahise gutya kubera iki, cyangwa se niye mpamvu yahisemo kuba yayita gutyo. Rero muri aka kanya rero impamvu ugiye kuvuga kuri iyo ndirimbo, murabizi ko Yago nyine ni umuntu wagiye urwanywa cyane muri showbiz, ni umuntu wagiye urwanywa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Abantu bavuga ati se uyu mupeti wejo bundi atangiye gufata hit bigenze bite, cyane ko murabona ko nyine mu gihe amaze bivugwa ko amaze nko mu gihe cy'umwaka umwe mu bintu bijyanye na muri showbiz yo mu Rwanda, niko abantu benshi bamufata ariko bakahita batangiye kumufata nk'ari umuntu nyine uje ejo bundi. Rero niyo mpamvu yavuze ati reka mbasore ni bita Suwejo, yavuga ko ngiye natari uwejo ahubwo ndi umuntu usaze muri iyi game, cyane ko yagiye anakora akorera ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, ndetse kandi akagenda akora ibintu byinshi bigiye bitandukanye bijyanye na showbiz ndetse na entertainment, cyane ko ejo bundi habuturanzinze agafoto yambaye umutaka wa Airtel, aho bivugwa ko yari yagiye mu kirori kijyanye no kwamamaza Airtel, biza kurangira bambaye iyo myenda. Den abantu bari bagize ngo acuruzaga mitiyu icyo gihe. Yago rero abantu baravuga bati si indirimbo agiye gusohora ni iki, ese igamije iki, cyane ko ari n'umusore uzi kuririmba cyane, ni umusore kabisa yagiye agaragaraho ko azi kuririmba cyane, ko yagendaga atumira abahanzi bagiye batandukanye akabafasha mu kuririmba, bagafatanya mu kuririmba kabisa. Ubu ngubu rero ashobora kuba nyuma y'igihe kinini agiye kuba yasohora indirimbo bita Suwejo, cyane ko uyu nguyu Yago n'ubundi mbere yo kujya muri ibi byose yabanje kuba yajya mu kintu bita umuziki, biza kurangira ananiwe kuko yabanje kujya mu marushanwa yo kuririmba kugira ngo amenyekane. Yabanje kujya mu marushanwa yo kuririmba ariko biranga neza birangira bamuhakana bavuga ati impano si yawe. None Yago aza kuba yafata umwanya kujya mu itangazamakuru, nyuma y'igihe kinini mu itangazamakuru biri kuvugwa ko ashobora kwasezeye itangazamakuru akaba agiye kuba umuhanzi, cyangwa se akaba agiye kubifatikanya. Muri aka kanya ntabwo turamenya neza ese bimeze gute, gusa ikintu gihari nuko yadutangaje ko agiye kuba yasohora indirimbo nshyashya bita Suwejo, ndetse kandi bikaba binavuga ko afite album, nubwo atarabitangaza neza ariko biravugwa ko ashobora kuba afite album agiye kurekurira abakunzi biwe cyane kabisa. Rero nibavuga bati umuntu Suwejo kabisa, nyine ntabwo ari uwejo, umuntu aba yarihirinze cyane. Burya abana abantu bose tubona bari gutrendinga ntabwo ari uko nyine baba baje aka kanya, ahubwo barabanje guca mu bintu bigiye bitandukanye cyane. Abantu bari guhamagandaza kubihanganisha, nababwira ati mugerageze mugende mwandika message kabisa, sandaza kuza kuzisoma, and even ndaza no gutanga umwanya muze kuba mwahamagana, ndetse kandi mukandaza kwandi kumwe n'abatumirwa bagiye batandukanye. Rero tukiri kuri Yago reka twite twikomeza tujye ko bita Bwiza.